Yamaye inka rero ye denye episode ya mbere season ya mbere ni kabaka wa mbere mukanya gato cyane ajya makiswe ngo iki Kachis. Mufite ibibazo bitandukanye by'ubuzima birimo uburwayi bw'inyama zo mu nda, imitsi, uruhu, indwara z'imyororokere, iz'ubuhumekero, umutwe udakira ndetse n'izindi, reka mbarangira ivuriro Ushindi Wetu. Izi ndwara zose barazigusuzuma barangiza kandi bakanazikuvura. Bakora kandi hydrotherapy ndetse na reflexology. Muri rino vuriro kandi hari umuvuzi gakondo witwa Sonzu ry'umutuku utanga zino service zikurikira: amibe, ifumbi, igifu gikaze, ubushake buke ku bitsina byombi, ni ukuvuga kubageze mu gihe cyo kurushinga, igifu gikaze cyananiranye, kubura akazi kandi wujuje ibisabwa, abakobwa n'abahungu batinze gushaka nta mpamvu, kurota inzozi mbi z'urudaca, kubura urubyaro n'abagore bategerwa kunda, amahembe, ibitega, nyabingi, uburozi bw'ubutamirano, ibitegano, ibihuherano, ibyo byose turabivura. Ivuriro Ushindi Wetu bakorera Kicukiro Sonatibe, ariko n'abari mu zindi ntara z'igihugu ndetse no hanze y'u Rwanda bose mwabasha kubona service zabo. Ku bindi bisobanuro mwabahamagara kuri 078216 cyangwa 078249 EGT.net, the free movie tree. Igisubizo ku buzima bwacu cyabonetse. Ivuriro Inshuti y'Ubuzima. Ku bagabo barangiza vuba bikabije, abatagira ubushake mu gihe cyo gutera akabariro, igisubizo ni kimwe: ni ivuriro Inshuti y'Ubuzima. Abagore batagira amavangingo, abatagira ubushake, abagore batarangiza, bose barakira kandi burundu. Ni ivuriro Inshuti y'Ubuzima. Muri iri vuriro kandi turaguha igisubizo kirambye ku bantu bikinishije ndetse ugatandukana burundu n'ingaruka zabyo. Tubavura kandi infection zifata mu myanya y'ibanga ku bagabo n'abagore. Hari ubuvuzi bwa aromatherapy ifasha abarwayi umutwe udakira n'indwara z'ubuhumekero. Tukagira kandi sauna na massage ifasha abarwayi imitsi na rubagimpande. Kuri wowe kandi wazonzwe na amibe, indwara z'inyama zo mu nda, mwese mutugane tubafashe. Ku bagore bafite ikibazo cyo kuva ntibakame, turabafasha mugakira burundu. Tubavura kandi amarozi y'ubwoko bwose, yaba amategano, amatamikano, amahuherano n'ayandi. Ufite ikibazo cyo mu myororokere, ubuhumekero, inyama zo mu nda, imitsi, uruhu n'izindi ndwara, igisubizo ni kimwe: ni ivuriro Inshuti y'Ubuzima. Mu ivuriro Inshuti y'Ubuzima tubavura twifashishije ibimera. Ku bari mu ntara dushobora kubagezaho imiti mu buryo bwizewe. Duhamagare kuri telefone 0788450245. Ushobora no kutwandikira kuri WhatsApp kuri iyi nimero. Waduhamagara kandi kuri 07. Ye yamaye inka rero ye bakise ngo iki filime yacu dutangiye bayise Kachis. Uwo dutangiye mu gace kitwa Hatati na gace kaba muri Syria. Ndetse mu gutangira dutangiye rwose arabavuga rwose ababaho nk'uko rwose nibabeho uko Imana ishaka. Umunsi umwe bazahanwa nk'uyu mukafiri. Rwose abanyabyaha bose bicuze ndetse mutwiyungeho kugira ngo ibyaha byanyu mubisukurweho mubivanweho. Inshingano zanyu ni uko mu isi yindi ikurikira atari iyi si turimo mukaho neza, mukaho ko Imana ishaka. Allah subhanahu wa ta'ala rwose baravuga Allahu akbar. Allahu akbar. Baravuze Allahu akbar. Bamuca igihanga mu bizara rwose ni zakaritse rwose usanga zibamo ibyihebe rwose byica abantu ku munsi kundi. Tuve hara kuri ruhande byose ndetse byaciye kuri televiziyo hose nicyo bareba. Twajanga mu Bwongereza utanye muri Syria harimo bica abantu. Shanjibs kimwe cy'uwake
Yani cips. Gatinze bari ku ruhande Rangers maçı var mı? bose nimugire ikibazo ngira ngo mubyishyura Benim rwose tuva ahantu hamwe dünyanın her yeri yanga ntabwo mwishyura diye. se kubwese ahantu hose hari Turukiya Deniz olursa bana işaret et. icyo mwakira cyose mumbwire bo baseriva ngaha bava mu gihugu kimwe abantu bari mu Bwongereza nabo muri Turukiya Mehmet Bu yana amahoro ufitanye rwose na ZT News bimeze biti byayo bana abanyamakuru baransubije bavuze ngo iki nabyo biranze ahangaha inkuru rwose bari zibura kandi ugomba gukora iyo bwabaga kugira ngo rwose utangaze inkuru zimwe zitariho ivumbi uzi n'ikindi Elimizi kendimiz yapacağız. dushaka amakuru mu buryo bwacu Hoşçakal. kandi ndetse ndabizi ko bazadutakambira ngo batukorane natwe inkuru zacu bazatwinginga ngo tuzibahe Biraz deme bana. tujyane na kuru ya Nowa rero İstanbul olacak. mu byumweru bibiri bari muri Istanbul muri Turukiya Bunlar gidiyor. bagiye kujyayo reka tujyane nabo hari inkuru ngaha bashaka Bak. sezanya ko rwose biza kuba bitekanye İstiyor musun? si ushaka se kuba umuntu waba abantu batangaza amakuru ku rugamba siko bimeze cyangwa yego niyo nshaka Ben istemez. ese kuki ubundi maze igihe cyose nkukurikira ahantu hose imyaka ibaye ibiri nyirukaho ahantu hose byiza tuzanga muri Istanbul muri Turukiya nyuma y'ibyumweru bibiri bari bafite ngo kuri ngo ya Nowa ngo irajya gushaka inkuru numbaze ngo inkuru nyabaki gusa ngaho bashaka kuba rwose batangaza za nkuru utasanga undi muntu ari we wese inkuru zo ku rugamba Yeni abi. inkuru ngaho gusanga umuntu ari gutangaza inkuru inkweto urazibona gute Olmuşsun. oya inkweto wambaye neza bigakabya urakabije kwambara inkweto nziza ahantu bagiye ntabwo ari mu butembere tangaza nk'uko bati rwose twabonye ibyihebe birasa abantu byica abantu bicana ibihanga kuri hano wangiye ni none mugenzi we Atacak. hari undi muntu tugiye kujyana buretse tujyana nande kandi Bak 4 kişi olacağız demiştim. sinzi ko twemereje abantu bane Farkında mısın? ko nanjye kubona tutanye kuba benshi Zeynep gelmek. umva Zeynep yenda kuhagera Ya. yababa we Ya. kakaze nk'ako katari gakomeye bihagije sike O gün çıkmayacak. witwa Zeynep numbaze ngo Zeynep w'ikibazo cye nikiye yese arakara umunyamakuru nka mwese murungi nka yese arakara Aç belası. Zeynep Kaca. umva Zeynep ahangaha rwose karaca ushaka ko waramwumvisheho ni umuntu rwose ujya uvugana rwose n'abanyapolitiki b'abadage reba hano nkwereke umva se Baksana be. murungi ahangaha ntabwo abyumva Hangi kız? namubonye ubonye nde Ya. umugore avuze ngo Zeynep karaca Nereden biliyorsun? wese umuzi ute Sordum. baje Nowa nyine Nowa arabimbwiye İyi bak şuna bak. reba Kız biraz sorunlu bir tipi. Olay. bose ni umuntu ahangaha ni akasamutwe ni byinshi inkuru nyinshi zimuvugwaho kandi zitari nziza ntabwo avugaho rumwe urasanga hari ibyabaye ahangaha ari akavidewo arimo aratera umunyapolitiki amukubita amagi yisaza bamuzi nk'umusazi mu Budage abibona ni akavidewo nk'aka kagiye gasirikira ku mbuga Wie bist du deine Kinder in den Armen ziehst? Zeynep ahangaha yitotomba Verspätung. ntibwatinze Zeynep mwenyewe wese yizira fata video yawe Kein Problem. Du bist pünktlich. vewe mu Budage bose bashaka gutangaza inkuru ni za nkuru usanga benshi badashaka kuvugaho nigeze Zeynep Evet. murungi nanjye ndicita Kaç izlenme olmuş? icyo kiganiro se gifite views nyinshi Efendim? ushaka kuvuga iki Bana izlettiğim videoyu soruyor. arimo aravuga video Çok olmuş. zifite nyinshi views nka sa Aslında öyle olay çıkaran ariko njye ntabwo ndakasa mutwe sinditesha mutwe sindi n'umuntu wo kwihambira wizirika ni uko bagiye bagacamo nyine bagakatamo ibyo bashaka ibindi babikuyemo baragiye bagiye gushaka inkuru hano turi muri Turukiya murungi sabe sibyo Aha. Ben de sizin geleceğinizi duyunca araştırdım. nyumva ko rwose turajyana nahise njya gushaka ibyawe Araştırdın. wabishatse narebye amafoto yawe amafoto yanjye se nifotoje cyangwa Ama güzel. nashafashe amafoto kugira ngo ndebe akazi kawe Olmasın. sinabeshya nyine ariko nagize gutya n'ayawe ndakureba uko usa kugira ninkubona ngo umenye Anladım. okay Bize de geleceğin son anda söylendiği için. twe twabimenye ku munota wa nyuma kuri buze rero ntabwo twagize umwanya wo kugushakisha Bizlerden hoşlanmıyorsun anlaşılan. bivuze ngo ntabwo ukunda za siripurize Sadece bu videolardaki gibi davranırsan orada başına 1000 tane bela gelir diyor. wumva ushaka kwigira umusazi hariya ahantu twajya mu bibazo byinshi ushaka kuzana iby'ubusazi hano Gittiğimiz yer Avrupa değil. ahangaha ibintu tujyemo ntabwo ari nko mu Budage hamwe ngo urakara umunyapolitiki ukamukubita igingo ukumva ngo urisayije muri Middle East burasirazuba bwo hagati Teşekkür ederim. wumva nishimiye rwose ko rwose uhangayitse ku bwanjye gusa nakitaho ntumenyere kandi Hadi bizim uçak bu. Hadi. ntumenyere
bikomereza wagiye muri Middle East. Ibihugu byo muri Middle East ni za Syria, za Iran, za Iraq. Bya bihugu usanga byinshi birimo intambara. Ibihugu bitoroshye bwatinze bazana. Bakiranga umwe baramufata. Uyu nguyu nawe baramuyora karabaye. Anga no kuza akayira muri uyareba uri mu rugi ari kumwanga na Chita. Inkuru igiye kubirya ngurye barabaje barabayora. Nimba muri gahunda nimba bayoye gutya mbere mu pangu undi barabayora nabo. Barabayora. Kumbanga ko babishyuye. Barabaye kugira ngo nyine babacisha ku ruhande. Bajanga mu buryo butazwi nta kinyamakuru cyabatumye baraje gutyo gusa. Ubundi ugiye kujya mu gihugu cy'amahanga cyane cyane umunyamakuru ambasade igomba kubibizi iki byose igomba kuhe gahunda zose igomba kuba ziri tayari. Agace hano ngaka sani urufra ni ukuvuga ngo nagace ngo ngasomye nabi cyangwa ngasomye neza ni mukoboke wabo. Zaga gace bushaka ukamenya cyane bigiye kurese ni bwatinze. Nose mushaka kujyayo se? Nose ndabayobeje se? Bwatinze ajano ni inguranga inkuru ni indyankurye cyakano natekanye iyo uraza ko ari sawa. Ismail rwose nuraza kutuyobora araza kutujyana mu mudugudu aho bayazidisi baba abantu bameze nk'abayisilamu ariko noneho badahuje imyemerere neza n'abayisilamu ni bayazidisi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa alaikum assalam. Ndimo ndabasobanurira inzira tugiye gufata. Nitwa Ismail ni uje kubajyana. Nyuma ya mwaba kwiyeshano zo kugenda turava muri hano muri Turukiya tujya mu gace bita Fakal. Inzira bagiye gucamo. Agace ka Fakal rwose baragenda bakagenda muri za Syria. Turaza guca kuri barriere ya Brotherhood. Brotherhood ni agace ni umuryango w'ibyihebe. Baba barakoze ngo umuryango rwose ngo umuryango mugari. Ni igihumbi kuri buri muntu ubwo batwemera gutambuka. Nizere ko rero hanyuma turaca kuri barriere. Mu gihe tubishe nta kibazo. Ugira kuri barriere ukishyura nabindi. Guswa ngani ikora. Maje kuvuganya na sheri wanjye. Sheri wanjye Queen of Chita. Bose turimo twapanga gobokwe nongeye kumuhamagara. Sawa. Bana panga na Queen of Chita. Baravuganye kandi ntago bizi ko yajanga mu nkuru zitemewe aziko rwose akiri iwabo byahe ko tayarageze muri Turukiya kandi mu nzira ajya muri Syria. Bwatinze amasaha y'ijoro guca kuri barriere babona ariko bitwa ba Brotherhood ngo nabavandimwe ngo rwose ni umuryango witwa ubuvandimwe ngo n'ubuvandimwe abavandimwe ariko bica abantu koko nibyihebe. Asangaha njangaha murungi ifoto ya mbere ya kabiri iya gatatu ndayariye ngewe arya amafoto mu biki dufata nyine twihuse ari utwihuse tuba tugomba guhita tucaho yadufashe bano imbere none mugenzi we afite ubwoba ni Chita rwose anga afite ubwoba bwinshi cyane nibi naje matanya kubyicuza gusa nkabikunze nibiza ko bitakoze kwa turi abapfutu reba ko rwose bari gusuzanya uri kubabona ushaka kurera ubwoba se ko turi bupfe tanya kuza byo gupfana ntungange njyewe ntungange byangabona abantu nana baritandiye nk'abantu ntago baseka shatse ibintu byo guseka ni kwitunazira. Runyangaye inkuru rwose iwe yagiye kure mu bintu byo gushaka inkuru. Inkuru ni ukwishaka kukabi nakeza. Aratambutse iyo bashyizeho bariyeri banje barakomeza wagiye kugace k'abantu bitwa bayazidisi bagiye rwose gushaka inkuru ngo urumva niba nawe kwishaka tayari bizaba birangiye. Bajanga ko yakora rwose ntago ari guca mu buryo bworoshye no guca mu misozi bari hano mu buryo butemewe. Bajana bacisha mu misozi ngabo ni Noah na mugenzi we Ismail ukabona Chita Murungi na Zainep amujaja inyuma. Umva rwose mfite amenye ko yaje muri Syria yanyica none ntago bigeze ubwira fiance wawe mwese ababyeyi bawe bababwiye nta muryango ngira. Ne demek ailem yok? Ushaka kuvuga iki?
Nshaka kuvuga iki? Ntawo nyine. Umuntu akwiye kuraba umuryango ashaka kuvuga ikiza. Ari kuvuga shiceceke. Murasakuza we. Nshaka gusakuza. Sakuza ngane kwituzira. Azanga baruhukemo. Aca mu misozi. Bakira Ismail mwese mwishe Karabayi. Baza kwishana. Karabayi. Mu misozi hanga yinzira bafasha hanga. Umva impande nta muntu cyukoresha wana. Arabaje ngaha. Ibye bibiri byashano. Wabiza yanga rwose bihaca bikora patrouille. Usanga nta muntu cyukoresha no muhanda. Turukira ngarwana nyene n'agatabi. Hano bagiye kunywera agatabi. Sasa nari icupa. Icupa nga iki kigurude bakibonye kaba kabaye. Mujaja yasize gurude hano. Gurude igiye kuba ikibazo. Gurude kuyibona kaba kabaye. Abanambabazi ni ibyebe. Ikiyebe shaki kubonye. Umuntu w'umunyamahanga. W'umunyamakuru amplisi banga abanyamakuru kubi. Baje hanga kuganira uko baganira icupa ngo bakurivana mu nzira. Iri cupa badahize icyo bakaribona. Icupa ariko ikura mu nzira. Niki numvishe ingi biritera kurya. Ninduraho ibyo nubwo ari byihebe kwa ko atari n'ibisirikare babigira ubwo washaho. Abasivili bariyambitse rwose kigira indwanyi ku mbaraga. Nta muntu hari wana bageze gutya bamura umuntu sasa yitsimba hano amujyajya. Tugende wanasike twigendere twenda kujyana kuri bariyeri twigendere ni ibinyabwo byaheze bigenda asanga ari nk'imbeba buze gato abantu bafite imbunda abantu banyamakuru sasa kubabona hano ngaha muje kuneka ibyihebe baguca igihanga ko twanatangiye filime hanga umuntu wacaga igihanga kandi umunyamahanga bamucaga igihanga nta mbabazi bagira bahita bati kafiruna tumuhitane urugendo barukomeza abona no gukomeza urugendo. Amujyajya agenda amujyajya hanga yarabakoresha amakosa yarabatumye babahitana batanagerayo bajano nagace aho yazidisi baba yazidisi rwose bo bifitemo no kwa rwose bamwe muri bo ari abakristo abandi ari abisilamu bafite n'imyemerere idahuye neza n'iy'abayisilamu ijana ku ijana. Urakaza neza rwose mu mudugudu wacu iyi sana emanet Mendo rwose mudugu musigiye rwose abantu nabashyitsi nkwaye Ismail nyiragiye no Ismail nago sigara oya sen bilirsin. Okay nta kibazo. Köyün lideri Mendo amcamız mwita Mamudu kadar geri dönüp Mamudu rwose no kuri aka gace muri kumwe babitaho arabitaho kugeza igihe nzagarukira nzaza kubafatanya mu minsi mikeya. Sağ Ismail. Byo mukora ngamwe mu bikora nzagaruka nje kubafata. Bize ayran verin. Rwose mureza rwose amata bashyitsi babanze banywe. Bakubita amata hano nganga bagukubita amata y'ingamiya. Ukayanywa muronge sabakana. Bose kaza mu mudugudu wacu. Ni inkunagazi bazanye n'abanyamakuru bane. Zanga munywa amata. Amata ni ingenzi. Yorgunsunuzdur. Geçin. Rwose nimugira ikibazo mwisanzure mushaka kuba murushye munywe mwicare mushyire ikapu hasi bereka ko muraryama. Amata bahame rwose amata bahame. Yaje hano. Wese naguza. Biraz etrafa bakacağım. Oya. Ngiye kwanza nemberemo. Chita tujyane. Oya ndarushya kajya kwiryamira ngiye Chita n'umunebwe. İyi tamam hadi. Sawa yendo ryame. Uyu nguyu rwose murungi wakunda inkuru kubi. Bagiye kwanza tembere hano. Amujyajya hanga yaje apingana na murungi yaramukurikiye. Amujyajya bamukurikirana yaje amukurikiye. Yorulmadın mı? Ntabwo urarukira. Oya. Ne yalan söylüyorsun? Sanyago bwije ukuri narushye nashize. Varmış. Rwose urugendo ntabwo rwari rworoshye. Ne yapacaksın? None se wogiye? Güneş doğarken toplanıp Numvishe ngo izuba jya kurasa iyo rirashe. Abantu hano muri aka gace bahura ahantu hamwe bagasenga. Nshaka ko ndahantu heza kugira ngo nze gufata shot yo ku rwego hejuru akubita ifoto nziza cyane bose bari gusenga. anlamadım. Kera se muko yawigenza. Sinakuye ko se amafoto yawe nagiye nyarebamo. Eskiden güzel kareler yakalıyormuşsun. Bose aho uzi gufata amafoto meza. Nahoze. Ngira nkaho none byashize. Ngaya none. Bu defa olur belki. Kuri inshuro hari baraza kwishimira amafoto yabaza agaciro. Afite amafoto menshi meza gusa ni kenshi batavuga agaciro nk'umunyamakuru rwose ugitangaza. Fotoğraflar akagoma hasi.
Ölmeden değerimiz bilinse bari. Sawa. Nereden çekeceksin? Bose negereza. Ya kuzamuka ahantu bari ahantu hitaruye kugira ngo rwose baze kuba bari hamwe igihe baza kuba bari gusenga. Aze kuba rwose ahantu hitaruye kugira ngo afate ifoto nziza. Bu anı kaçıramam. Rwose bakaba baruhutse. Emirler Oya. yanındaydım diye film yaparım. Shaka ko rwose igihe uzafata rwose ifoto nujya kwereka ku isi yose zaba nanjye mvuga ko igihe wayifatishe nari mari. Noktada değil mi? Öyle. Gusa none Sen iriya gurupe y'abantu babicanyi ntabwo iba kure y'aha hantu. Sonra olmaz. Ibyebe intagondwa ntabwo ziba kure hano. Bivuze ngo any time ashaka kubagwa barebye nabi. Ni iminsi mike nk'aba hamara. Aha. Nta bibazo bigomba kubaho bo bariyizeye. Ni iminsi mike. Gel. Iminsi mike bakora ibyo bashaka baye gukora yibanze bagenda. Naho ibintu byo kwatinda cyane mwashiduka babaguyemo bakabakorera ibintu bakora bakafluna. Ushaka kuvuga ati wowe uri mukafiri nka Rufendeke. Cyumva izina Rufendeke utumva ku mukafiri. görülüyor. Anga review nziza. Ushaka kureba? Amujyajya akira reba nawe. Amujyajya ashyira marebe ariko hari akabazo ufite. Akahise kandi kabazo. Kalmamış. Ko bisa nkaho nta memoire ufite. Sigaye nk'amafoto nka 48 yonyine ngwiki. Ay. Boş kal. Zindi karita nazisigiye çita igikapura cya çita. Bana diyeceğini keşke sen uyusaydın. Bisa nkaho wakaba waruhutse. Sorun değil ben. Nta kibazo none sinjye kuze kuzana izo karita. Harbiden alır mısın ha? Yes byaba ari sagenda usizinza neza memory card. Ya o kadar yol. Hako warasaze. Wakabivuga ngo hoya nugeyo rwose bireke ni kure. Hako atinyuge tugira ngo ngeyo. Şaka yap. Sombwe gushaka kujyayo. Murongi sabewe na rwose ibyo kubona umukobwa ntimushaka kujyayo nyine genda uzinzanire. Bir de bunu kaçırma. Rero ndabizi ko rwose ibyo washakaga rero komeza rwose ubura ahangaha nyenda giye. Mufato niyapfusha ubuso ufite mu makeya. Sigayemo amafoto make. Bagiye kwiryamira. Hemen döneceğim. Rwose nezerwa ishimisha nagaruka mu kanya. Namukubise picha. Ntabwo ko bete picha sha. Akamujyajya sha amujyajya. Yamurebye amujyajya ari kuzanisha ibintu byo kubwibaranswe imbere. Kandi hari abantu batajya bakina iyo mikino. Nibwatinze. Mu cyakara abantu hano muri aka gace ubwoko bw'abantu bw'abayazidisi. Ariko rwose baba muri Syria baba muri Iraq bagiye bafite abantu benshi bagiye baba. Byako ni kenshi abayisilamu bagiye rwose muri bihugu batabemera ko cyane ko rwose imyemerere batayuje neza babarwanya. Bagiye bituma bagenda bimuka bagira izuba rijya kurasa bose bari hamwe. Izuba ryamara kurasa bose bagahura hamwe bagasenga isengesho rigatangira. Niyo mpamvu Murongi Sabe nawe uvuze ati ngomba kuba ahantu hitaruye kugira ngo mbabone neza. Ya Khuda. Nanya gusenga. Dariya panji. Ikimi Ya panji. Kurudishi kadishi. Paris'e. Ikimi babavugamo. Hafta yudu milleti. Basenga. Zidu doste zidyan. Mecidi mevda. Babu Paris'e. Bashyiramo isengesho. Yana bashi bagir. Barimo barafotora amafoto. Bite shoti za hatari. Amin. Yeah. Sasa kiranga dore ngo sasa barimo barasenga mu cyakare mu gitondo arabahise baza karabaye. Murongi Sabe reba wari ahantu hitaruye arahitaruye karabaye sasa karabaye arebye ngaha network ni ikibazo ngo abureba bagenzi be ni ikibazo ntabwo yabona uko ababurira. Sasa aramanutse arebe ko yaza kagera hakiri kare barimo barasenga baza hejuru y'amazu bagasenga bibutse aka gace gaturanye n'intagondwa n'abigometse intagondwa ngaha zarabateye cyakare mu gitondo tondoni ese abo ntabwo babemera abisilamu ariko bo muri utu duce nyaboneka nuko abangaba basebye isilamu yacu ntabwo ubundi abisilamu twica abantu ariko abangaba muri utu duce basebye isilamu yacu dukunda bashanga bawugwamo ni ibyihebe byaguye mu gacanga biraza bagakora umukwabo kabakuramo umukwabo bakareba ko bose barabasura basengaga abandi iki wapi gitondo cya kare ahandi rwose nta muntu wakagenda ngo bamwe bajye mu kazi ngo batatane wapi bagwamo mu gitondo ndetse nabo barabizi ko basenga mu gitondo cya kare babagwemo mu cya kare urabubona ariko
kirenge atambikamo jyebe gatinze mu byewe banga basa yanga abanyamahanga sasa abanyamahanga n'ukuntu bambaye tubona ko rwose atarabinaha bambaye ubuntu bw'uburakoste yambaye ubuntu bw'uburakoste n'ubuntu yareba uyu nguyu areba kuramo filme avayo gake ni kihebe ariko utinya umuntu wavuze ngo yarihebye ngo ni ikihebe ngo nabagenda bivuga hano hose ngo ngende ikihebe iba rero yarihebye wese yabura kuguheba yarihebye ari we arabareba ati iki mu ndebere abantu shaye ibyangombwa byabo sha mu binshakire mu ndebere areba harimo abazungu dore n'undi rwose wagahara abantu bafite uruhara ku buryo ushobora gukozamo nanuzu usongoye nk'agapapuro gakozaho yahita rwose apfa umukuru ariko barayange uyareba ahantu hitaruye baza kureba pasiporo zabo wa mbere nguwo mu Budage Berlin yaramurebye yesu agatwe aramureba areba undi nguwo Noah aza ku wundi nguwo Chita aza kuri Chita aramureba kureba pasiporo zabo ni ikihebe gikuru areba n'umukobwa nguwo amujyajya okay izi passport hasigaye imwe sasa passport zose ziri hano hasigaye umwe ko mbona bane uyu ari hehe nta wundi uhari nawe uyu ari hehe mu cyongereza cyo gusunikiriza wereze hehe nguwo Murungi Sabe ngo ntago ari kureba neza ngo amenye ibyo ari byo niyo bari kubaririza ari hehe ari hehe aherago kuyungu wagahara baza Noah nabyaze n'uyungu wagahara Paulo banga kuvuga ntago bashaka gutanga mugenzi wabo sasu nambabazi sasu kiyebe nambabazi gifite Sibyo bikino hoye ashaka gufotora ashaka kugira atebabure n'icyo akora karabaye wenda babaza dembaze kangaye ngo nshaka kubagaza gatatu bose bashyira hamwe Murungi Sabareba niwe bashaka ndavuze ngo ari hehe mugenzi wanyu ari hehe ariwa ndapfuye ninjye bashaka none baranyisha nawe uri hano ngwiki yasuye muri Turukiya barabeshya ni Julius Chita arimo aravuga ukuri mu cyarabu umukobwa amujyajya ari kuvugisha ukuri mugenzi wawe kuvuga ukuri Julius Chita William Jire uyu muntu ari kuvugisha ukuri cyamurase nona ari kuvugisha ukuri asanga ku ruhande ntago ajya abantu muri karitsiye bigize intwari uwigize intwari ahangaha afana icyuma asanga icyuma bagwambe baramurasaba bawucicuma amasasu mu kirere barashe isasu rimwe paka muri lensi yo Murungi Sabe hakurya barashe isasu ratumbagira paka kuri Murungi Sabe Sabore gushaka nawe ngo yasuriye muri Turukiya ugize ibyago ushaka gusanga hano bagenzi bawe ikintu cyababaho nka Chita bamaze kuvuga ko yasubiye muri Turukiya yavuga uburyo Turukiya iri hakurya y'aka gace yahita amubaza ati se Turukiya ni iri ndi kubona hari haruguru niho muri Turukiya niko muhita mwebwe niko iwanyu muhita dore ikigabo turakagabo ariko ntabwo kaba gafite amagara ahambaye ngako neza witegereje urufende kafite ubwanwa nuko yabameze sura kagiye kararakara wagira ngo ahora nukirwa gusa umuntu yarakaye mugenzi wabo sasa yaguye mu kidamu mu rwobanga buryo yasokana ari muzima mwana ese tumureke gutyo mwana apfe gutyo bira mupangu
mugenzi wawe mu rwobo njye wasinge umanuka muri iki cyobo mugenzi wawe ni ukumutamo hano sasa uyu baragiye barasasha muri lensi ye yarajyana nakwera n'ibintu by'urugamba ntabyo abazi kandi ngo yigize ngo umuntu wadanje cyane ngo rwose ngo inkuru ze nizo ku rugamba zahe kugira ngo ukicuza ibyakujyanaga ukabadi nari mu bicyubundi hajye ibingibi byaje ryari gatinze yarabikangutse Murungi Sabe Murungi Sao Paulo baramurashe Paulo rwandiko rwa Paulo rugiye nabi isasu ritagiye guca ku ruhande byakurya agacana ukari ari ahantu hitaruye ntago wapfa kumubona yaje hano agarutse kureba mu agace dore kiriyo abantu bagiye barayitana shawo dododo yewe kubera kugira ubwoba urebye neza umubajije muri aka kanya iyo ufashe igiti ukajya guhangana n'abantu bafite imbunda bumva inyoni ubwoba yahwereye bagenzi bapfukamishije abandi bose yazengurutswe agarukanye igiti muri karitsiye akajya kurwana n'abantu bafite imbunda n'igiti hiti meka nguwo ahubwo ino giti dusanze ariwe giti n'uyu nguyu giti dodo ni Paulo bamurashe shawo bamurashe ubwo bakurashe ni position ugumamo nani ngo ashaka gutera basi ngo bakuryamisha bo sibo abagome zo yapfuye baje ari bane baje ari batanu bari bane hiyongeramo nane na mujyajya yewe we ko kabaye yewe we angane gutanya kumenya ko ibyo wajemo atari amushinyiko nta bintu by'imikino murimo bajanga nta muntu babwiye ibihugu byabo ntago bizi ko bari hano reba gatogo sasa agace barimo network ni ikibazo ubashe n'guhamagara iwanyu ngo babwire ati twaraje nubwo twakojeje basi mudufashe dutabare abo sibo rero babatabara batazi ko muhari abo sibo ubwo rero nawe iyo ugiye rwose ukigira komando barakubwira ngo komeza wigire Rambo haje ahangaha ikintu gisigaye ni agapupe aseka mwana uraseka ko n'ubwo n'agahinda byose bikivanga aseka wanseka mbabaye naba ngabo yewe gapupe we bisa nk'ari njye nawe gusa dusigaye tugiye kwibanira twiganirire yebo ndi mu bihe nk'ibi ukenera nk'imbwa nk'ipusi nk'igipupe cyo kujya uganiriza kugira ngo udasara urebye nawe hano situation nk'izo uranasara usigaye ari wenyine abantu bari mu mudugudu abantu bari benshi nta muntu mwabona bagenzi nazi ngo bagiye barasesasu nimba yakubise kuri lense nimba ryayikubiseho nimba yesahwera gusa nimba arakawe kayikubiseho hari ibintu muri situation nk'izo nikawe kajya ngo barakurasha bakarasa nko ku ruhande ukisaka ngo ibifu ibifu gute cyesanga ese ko yikangamo basigwa bonye iki dore gihari dore kiraha baragiye mudugudu barawica ibyo bana ngo bikina baragiye wose barawica wose fatanya mahanga cyane nk'aba ngaba nicyo bazize none ntibabakunda kandi musanga ibyebe nk'ibi ngibi rwose ufashije abantu batazi none baraguhita wanze gukorana nabo aya bavuga ngo iki ngo utarundanya hamwe nanjye abagira ati abasesagura abanyanyagiza abaye mute nasomye Bibiliya mwebwe fendeka ngo abasesagura nyumvira bana mikino sasa kiranga mudugudu irukanka itabare do hakurya muze mudugudu yarambwiye ntabwo arapfa neza sasa abandi baje
none nk'ibisanga rwose hano habere namba ntabwo bajya bura abandi baza bwa kabiri baje nko kwiba baje tamenya ngo baje gukora iki bwatinze hano kuri ruhande abasinye hano bamwe bandi basigaye نشكر الله rwose rufe ikaze وجزا معنا rwose Imana ishimwe cyane kugarutsa amahoro يوسف bose banga bashima bibaza abantu kugira ngo umenye ko ibyiye bari ibyiye bamenya n'ukuntu biba bitekereza انا وزعل biba bishima n'Imana cyane ko umuntu ngo agarutse avuye kwica abantu ngo bikayishima cyane ngo Imana rwose ishimwe cyane ngo uvuye rwose amahoro uraje معنا yadufashije ko kurabica we ntiwapfa abanyamahanga rwose mubafunga والاشخاص مهمين abantu se ab'ingenzi okay ntacyo reka mbiteho bajyane rwose ahangaha abantu wari uruzu rutarimo abantu none se rufe معك بموضوع hari ikintu kinye twaganiraho ndarushye ngaha ni akebe kandi gashaka rwose gufatisha rufe karamubuze ka Diane kebe ka Diane abanyamahanga ngabo bafunze n'ibintu ku mutwe لا umva wihatiriza نشوف حدا قدامه nta muntu umwe rufe ajya yitaho سكرت امك cacaka خدي معك زلمه بخذوا الاشخاص fata umusirikare umwe mujyane aba bantu mushyire mu modoka اللي جام استنى bajyane hamwe hafi yaho rwose tubike intwaro bajyane abanyamahanga hano turi muri Syria amahanga urumva no muri Turuki abanyaturuki abaturuki haya n'abaturuki n'abaki nabo muri Turuki ubwo none se nago bababo none mbisebo babazanye hano basangaha namwe umenya ko rwose ibyo urimo utazonya kujya ukomeza yamvugo ngo ibyo ndimo ndabikomeje ngo ibyo ndimo ndabikomeje ibyo uri ukomeje ibiki mwecare hano we Julius Chita ngasize fiance rwose wabo fiance ziko ngo ari mu Bwongereza nazi ko ageze muri Syria rero ubwana rufendeka kumva ngo ngeze Bugande ngeze utese ngo amaye nkayi rero gusa singeze cyabisheshe basanga niho ageze ejo mwavugana gusa sindi kimisagara yamaye nkongera kuvugana ageze kure yegereye mu Burundi hakurya mu Ngozi abantu babaho gutyo rwose usanga buri munsi bagenda rero uyu nguyu nawe yagiye niko agiye kuzira Julius Chita numbaze ngo abisobanura kuri no Chita we gute none se abisobanura ati bundi bari bamurekuye haje abandi do izi muzisake sha murebe ikindi kigabo cyaje hanga haje Sami Switch n'agatsiko ke ba PDG ba Sinte bose baje hano bara nta kintu baba basize ranga twakiba Sami Switch arebye ariko uyu nguyu w'ibitsitsino afite urunushaho rw'uruntu utamenya ngo nuruki mudugudu hanga yuko akiri muzima gusa ntakiri muzima ariko se abantu hano babaye bita mwibondo kiratungukiranya mbega Sami Switch uyu ngo ari munsi yitsimbye hano agiye rwose yisanisha yakoze icyo bita camouflage yisanisha n'abapfuye ibaza abantu babona ko rwose uhumekamo gake bakagukorera bino babonye kuri muzima byo kuba muzima rero dore hano yisanze mu rugisabe yari amaze igihe yibera mu Bwongereza azi ko rwose ngo demokarasi yacu ngo twese twemere kuvuga uvuga iki dore n'ubwoba yaragiye aryama aho ngaho mpaka dore baragiye rwose bariba abo ngo Sami Switch bonago rwose ari ibyebe bindi gusa n'ubundi bihebyemo gake baraza akajya kureba aho ibyebe byisha abantu bakiyibira bakikomereza ni Sami Switch Sinta PDG nabazesto bose avayo yarebye nkamuze mudugudu agiye nabi mudugudu bamupfumuye inda karitsiye usanga bayishe nagondwa ba rufendeke nta mikino bagira gusanga ufite abanyamahanga utabavuze bahise bakazira none ni babakunda abantu bafite imico itameze neza nk'iyabo
yavuyeyo kandi yagize amahirwe rwose aha Samisi wicara abonye ibintu by'ibisogisi wabyiba sibwo abyibye rero agasanga urimo arahumeka agupfumura ahereye ku we sasa kugira ngo umenye ko umuntu ibibazo bye bitajya bishira dore ngo haraza sasa impyisi zivayo ahangaha turi kumva amaraso abana b'abantu bapfuye ndapfuye rero fata inosho ku mpyisi impyisi wahise tukirira inyama koko zisubira inyuma akose wahise tukirira inyama narakobeta inosho aha rero yararakaye zisubirayo ni impyisi zizumvisha amaraso zije rwose kuba zinyweraho zibonye byo kurarira asanga yarabarebye mbacukurire cyangwa aho nanga babona agiye kubashyingura ari mu gace wenyine asike gucukura sasa uri umwe ibaze icyobo cyajyamo abantu bose yacukuye akantu kanzinya katajyamo n'imbeba sinabashyingura sinabibasha uwo sinjye ucukura urwobo ngana kana yarebye neza asanga abantu umudugudu nk'uyu nguyu wabakiriye abari cyano hanze amanzwa zaza zikabarya sanga areba bafite za firigo zirimo iki nacyo urebe ko narya pfa kurya ibintu byose ubonye ahangaha kurya ibintu by'ibipwavuro ukapfa kurya ibikaroti ahangaha menya wajyana karoti z'icyatsi wamenya ari ibikeze mwe mwagiye yose aho mwabaye se nizo zihari zo bazita jipe kirote yaje hano ino karitse kuyivamo ugapfa kugenda gutyo gusa ntabwo wapfa kugenda ugomba kubanza ukamenya ugiye hehe ni hano nawe wicaye ugahita ubona buri wese wagutayeho yima uhita wava kuhava se ugiye hehe hano hose ugeze bakubona kuri umunyamahanga urebye udufoto yafashe mutwe yafashe harimo twa mujyajya rwose amujyajya ntabwo wakawe waraje ibyihorera muvuga nawe nta kuba ari hano we bitanga iki yaricaye ari muri karitsiye wenyine mu mudugudu ahantu hitaruye hakurya kure iyo havuye ugenda ugera ahantu rwose hari abantu byigomeke biki nibyo bigiye bazenguruka rero numva kugenda utazi ngo ugiye he ugiye gukora iki naryamye umukeraho beka kwicaho ukabura icyo ukora kandi ntabwo waryama yaze kuryama gutya muri mudugudu ngo uryamemo nijoro bangweho ntabwo yapfa kuryamamo bamuguye yose agenda akaryama ahantu hitaruye mwite Wilson igipupa yatangiye kugita izina Wilson wakwita Wilson wa gipupe we igipupa agiye kugita Wilson nibyanga cyite musonera ujya kuryama ahantu hitaruye ntabwo waharyama nyirizina akabyukira ongera akabyukira ibyo usanga rwose muri ubu buzima kugira ngo buriya ngo rwose ibyo mubona imitungo ngo ubutaka ngo amazu uri wenyine se byakumarira iki afite karitsiye yose niye abantu ahangaha bose yagiye abashyira ahantu hamwe barafunga abantu babishe rufe na bagenzi be rufenderi arafungaho kugira ngo hatagira ikinjira aje ahangaha mu mazu yabo arebe nta kintu nabona nakifashisha arebamo mbibutse Samisi wici na bagenzi be n'ubundi bahageze kare iby'ingenzi babyibye rugikubita arebye hano mbonye icyombo ndahamagara ibintu by'ibyombo rero ukuntu utamenye ukuntu bikora ushobora guhamagara ugashiduka uhamagaye mu byihebe ari bufatishe ngo rwose ngo ndananga ngo ndi mukobo ya ugomba kugira frequency ufatisha neza ugahamagara abanyanga areba neza ashyiraho karensi ke kandi lense ya mbere yangiritse hasi afata ikarita umuntu utazanga neza atanya kubara neza nci hano akazominga neza iranzira ndabona napfa kuyicamo se cyangwa wacha hari abantu bari guhura nabo yamaje kubona ba Samisi wici bari ukwabo
yamaze kubona ko Rufendeke na bagenzi be nabo bari ukwabo abitwa ba Brotherhood. Ni ibyihebe bizwi birazwi neza cyane, birazwi muri bihugu. Ni ibyihebe bimwe byarihebye biriheba koko. Nibaza ngo umuntu ni gutafata umwanzo wo kwiheba, ariko nyine ariheba tu. Yenda nabwira n'abantu bose ko yihebye bakamana ibyangombwa ko yihebye. Icyemezo mpuzamahanga rwose genda yerekana n'abapolisi ko yihebye. Bwatinze bagenzi ba Rufendeke bagarutse hano. Aje asanga bahageze none baje kurana nimba rwose bamubona basanga bari yarapfuye wana twisubirireyo. Baje kurana nimba bongera ukabona Murungi bakiraho nga Ismail yagarutse aje kumureba. Ismail ndabonye agiye kunsubizayo asekamo. Ismail mukagaruka yasanze umudugudu wose uwuzemo yewe uri muzima. Baje kuraba umusirikare wabo basize bamuteye mu cyo nyuma y'iminsi dore ibigori byagarutse ngo kumureba yakatitabara asa cyari muzima buri agize gutya. Ismail asubirayo. Ismail yahise abona ko yagazaye n'imi wasinge ndigendeye ayi wenda apfuye aragiye. Ismail kuba agiye sasa ni ko kabini wo hano uhazi ntibamenye inzira mu kinya kugira ngo asubireyo. Agiye gutya nta muntu mbonye akandi kibe mbonye umuntu nokiye bariko muranga cyanashaje kibisaziyemo ugifite experience mu kwiba bari hano nyuma y'umuryango afite akuma anga agashyo nagukubita umushyo kwica umwe ni guhita rwose wizira ahubwo ko bose bahita baza. Ibyihebe rero bifite n'imbuna njya ibyihebe anga rwose biragaragara ko byihebye bw'amahirwe anga bisubirayo birikomereza. Nari mfuye to gusanga Ismail rwose aramubuze. Ismail arabirebye avuga ati wasinge uguma hano. Avayo Murungi sibwo agiye kumara umwaka wose aba mu mudugudu ari wenyine, agiye kwiturira akamubaho. Yarebye Ismail aramubura. Ismail yamaga Ismail aragiye ndapfuye ndavano sasa nne. Ismail mwana afunze po yangacyo wa mwana afunze cyo Ismail kodo byose biranga. Ismail bimfabusa Sumayiri Kwera gorize nugupfa gufomba. Ismail imba witwa mwana afunze imba witwa kodo simbiza ariko Ismail yarahamagara gwansigara arasakuza ariko bita nk'abana hafi kwivuruguta akubita ibikote hasi. Sinabwiye ko hano ibintu nk'ibigo wagiye gucuka na Sara. Murungi Sabe icyonzi icyo ngaho ibyo yigeze gusimbi yabisimbi n'amakomba ahubwo. Ismail basi bambabariye. Ismail kirarira kirivugisha biranga aronga. Nungo ndi guseka nk'abantu birababaje ariko nta kundi noze ngirende ajangara karikira hano nga ndaguye ngo bya bintu byanyu mudashaka gukoresha ubwenge bwanyu ubwongo nabukoresha bugashyuka bukoresha yatanya arabara ibyabara numbaza ngo nimba ari byo nimba atari byo simbizi. Ikaritsi imwe nagwa yivamo aza muri firigo arebe ko nta yindi jipe kirote yabonamo ibiryanga haragiye birabora biruma bapfuye muri firigo do kajya karaseka manange none ngire guseka ko byongeye iminsi yo kongire neza. Ibiryo ni ibyibura yatangiye ibintu by'ibikaroti by'icyatsi haza inzoka ndapfuye. Inzoka saza kujya ko manu nabo bagenda biheba. Mwese si yagiye kugira sosiso noneho si yose nyamacoma nta bintu byinshi anga urarakara nawe umuntu ava mu misozi ugasanga inzoka ko nazi byaro ukwirya rero ugasanga ubumara bwayo yokeje ntago bushira sibwo baye nkayo agiye kwirya biranga ajya kuruka. Gusa bingi yari iminsi ya mbere ibyo nibyo bawigira urazirya se ko n'ibikeri n'ibiki byose n'amafuku birya n'iminyorogo tushidu kuri kubirya kandi ari nabizima. Sasa ngaho bafungiye ndibaza aho turi hera kasimbize ngiye naho bigeze ngiye Julius Chita mana yanjye Hatat olabilir. Dushaka turi muri hatati. Wiki? Bose bikanga hatati
Yola geldik mi? baba batujyanye aho hose birashoboka. Ha none biratugendekera bite? Duracaklar değil mi? Baratwica we. Ceceka icecekere. Ntabwo cyane ngo bitanga iki. Sınav buna biliyor musun sen? Buna biliyor musun? Wabuza abantu abanyamakuru bamaje guca ibihanga. Namba bazajya bagira abanyamakuru. Aza kugitwaje hano kuko mana ye citamana nyine naranze ngo nzarya duke twacita magic nige niryamye none ndebera. Washatse amakuru yo ku rugamba dore cyamukoreye. Yeter sus. Ko wacitse wicitora sakuza ngo bitange iki. Sakin ol. Tuza. Oya. Bundayız. Oya rwose tugire ka courage n'umurava. Esprit. Tugomba gucika. Sibyo? Kaçalım. Baba kaçamaz mıyız? None ducitse dufite amahirwe na twacitse ngo ducike. Gucika kandi. Üzgünüm ama. Hangane kukubwira ibi gusa. Da götürdüler. Nimba abantu batuzanye ni muri atati. Kuno gahunda zimeze rero. Aho nuko zimeze. Kaç yaş? Bize ngo n'ubundi twamaje gupfa icyo gisigaye no gutegeza nyine igihe bari butwicira ariko n'ubundi turabapfa. None ko Yesu ababwira. Nimba twageze muri atati. None turabapfu. Nta kintu gikurikiye byo gucika urimo ucika nde. Twapfuye byarangiye ndapfuye. Ibaza rero kuri kumwe n'umuntu akagukinanye ko mwapfuye. Wagira ute? Uko babona gutya bicaye ngo bapfuye. Aho bicare bayebera urwaje. Gupfa byo byarangiye bapfuye. Sasa hangari murungi. We rwose agiye karitse rwose aho do. Zayisaziramo. Karitse hanga no kwisaziramo yambaye nka ndakora iki koko. Mbigenze ne. Araza nk'akazenguka karitse akayizenguruka akayigarukamo. Nuko abantu batabaye nuri baramenye kwibana atazi kubana bagenzi be do yaje mukure bano akabanga ngako nawe waragiye urabura twaye ngo wari wagiye mahanga ngo warabuze ngo bona amafaranga urabura ukora umuntu agukubesukira mu mutwe kwera imijinya. Adamlar sorun mu çıkardı? Bize kimlik satmaya çalıştılar. Sasa ngabonye ibyangombwa abona irangamuntu yibuka ko rwose ari cyo yamubwiye Ismail. Kimlik mi? Kuki dukenera sirangamuntu? Abantu bafite irangamuntu hano nga Brotherhood rwose irabareka bagataba ko bishakiye. Irangamuntu zabo batanga. Ari irangamuntu batanga iyo ifite. Uragenda ukagenda. Irangamuntu sasa ndayibona gute? Sasa ari mugenzi wawe waguye mu cyobo. Ngo ashaka ko afite irangamuntu yakitwaza. Yaraguye bamenya ari umukobwa. Yo ngo nkwereke sasa icyobo cya metero 8. Do. Ndajya moto. Anga nayo mahitamo ufite uri wenyine ugira ute. Uvanga ugiye gutyo gusa baraguhitana. Aramanuka mu cyobo. Arebye neza, arebye hejuru. Yewe. Ako nanjye maje kwiheba pe. Yarebye cyo ngezemo menya neza avuga ati nanjye narihebye none ndabyemeye. Menya nanjye maje kwiheba. Ibi ni iki? Anga usanga umuntu rwose nk'umubyeyi waramutse amweretse nk'ubuzima gihucamo kugeza ugeze muri aka kanya. Umubyeyi washaka kurega tagwa nk'igihumure. Baza umubyeyi wabonye ko ari barimo. Kurya inzoka ari kujya mu icyo bita hatata hypertension. Hano nganga rwose bati cyane umuntu avukiye iki. Ni ibise byari ibi. Ndebera. Azanga ndagusaka ariko byo wigira. Ndagusa. Sebwasanze uyu nguyu n'ubundi nawe yararaho nganaranga umuntu yagiraga kandi yagiye mu cyobo cya metero 8. Nibwo umenya ko imyako ari imyako. Azana. Wamayiranga muntu koko. Mayiranga muntu. Arebyanga iyi si fege. Narikenera naryo nawamenya. Abanza riheraho. Here ku ifege. Abi amva iranga muntu ndayijyana utuntu twose twibanza aramusaka aramucakaza. Yaguye mu rwobo. Nta kintu ufite se? Abe n'udufaranga twibanze se uyu musirikare nawe ari hasi. Yaramusatse kirangagisa ku musirikare. Musirikare muzima. Umusirikare ari muzima. Ntago yapfuye kandi zaza karabaye mu. Ndakuye mu gisabe yagorwa. Dore sasa mana yanjye. Umusirikare yaguye mwana kuko mwana ntago yapfuye. Agiye kumurega sasa agiye gupfira mu rwobo. Ndaguye mu gisabe yagorwa. Yabo umusirikare ntago yapfuye. Umusirikare yamuzukiye karabaye. Ndagega nuko kagenze shana we ziko musirikare avuye muri koma. Nuko kagenze episode ya mbere nimba bizagenda cyabite mu Ngesabe bagenzi bose bo bizabagendekera bite.
yari episode ya mbere twarebaga, iza ya kabiri mwicikwe n'izindi zose mwicikwe zose musanga ku giti.net n'abakunda cyane cyane Professor Engineer Dr Ingoranya So Sweet no butungane ingingo y'abarenya la muzere yani ndani kabaka ndani bebe ndabashimiye. Igisubizo ku buzima bwacu cyabonetse. Ivuriro inshuti y'ubuzima. Ku bagabo barangiza vuba bikabije, abatagira ubushake mu gihe cyo gutera akabariro, igisubizo ni kimwe. Ni ivuriro inshuti y'ubuzima. Abagore batagira amavangingo, abatagira ubushake, abagore batarangiza, bose barakira kandi burundu. Ni ivuriro inshuti y'ubuzima. Muri iri vuriro kandi turaguha igisubizo kirambye ku bantu bikinishije ndetse ugatandukana burundu n'ingaruka zabyo. Tubavura kandi infection zifata mu myanya y'ibanga ku bagabo n'abagore. Hari ubuvuzi bwa aromatherapy ifasha abarwayi umutwe udakira n'indwara z'ubuhumekero. Tukagira kandi sauna na massage ifasha abarwayi imitsi na rubagimpande. Kuri wowe kandi wazonzwe na amibe, indwara z'inyama zo mu nda, mwese mutugane tubafashe. Ku bagore bafite ikibazo cyo kuva ntibakame, turabafasha mugakira burundu. Tubavura kandi amarozi y'ubwoko bwose, yaba amategano, amatamikano, amahuherano n'ayandi. Ufite ikibazo cyo mu myororokere, ubuhumekero, inyama zo mu nda, imitsi, uruhu n'izindi ndwara, igisubizo ni kimwe. Ni ivuriro inshuti y'ubuzima. Mu ivuriro inshuti y'ubuzima tubavura twifashishije ibimera. Ku bari mu ntara dushobora kubagezaho imiti mu buryo bwizewe. Duhamagare kuri telefone 0788 45 02 45. Ushobora no kutwandikira kuri WhatsApp kuri iyi nimero. Waduhamagara kandi kuri 07 EGT.net, the free movie tree. Bantu mufite ibibazo bitandukanye by'ubuzima birimo uburwayi bw'inyama zo mu nda, imitsi, uruhu, indwara z'imyororokere, iz'ubuhumekero, umutwe udakira ndetse n'izindi, reka mbarangira ivuriro Ushindi Wetu. Izi ndwara zose barazigusuzuma, barangiza kandi bakanazikuvura. Bakora kandi hydrotherapy ndetse na reflexology. Muri rino vuriro kandi hari umuvuzi gakondo witwa Sonzo ry'umutuku utanga zino service zikurikira: amibe, ifumbi, igifu gikaze, ubushake buke ku bitsina byombi, ni ukuvuga ku bageze mu gihe cyo kurushinga, igifu gikaze cyananiranye, kubura akazi kandi wujuje ibisabwa, abakobwa n'abahungu batinze gushaka nta mpamvu, kurota inzozi mbi z'urudaca, kubura urubyaro n'abagore batagerwa ku nda, amahembe, ibitega, nyabingi, uburozi bw'ubutamirano, ibitegano, ibihuherano, ibyo byose turabivura. Ivuriro Ushindi Wetu bakorera Kicukiro Sonatibe, ariko n'abari mu zindi ntara z'igihugu ndetse no hanze y'u Rwanda bose mwabasha kubona service zabo. Ku bindi bisobanuro mwabahamagara kuri 0788 216 130 cyangwa 0788 249 789.